Muraho neza nshuti zanjye, abakunzi bo kuri Trendo TV 250. Uyu munsi rero nabateguriye content y'icyegeranyo kivuga ku bihugu ndetse n'amabendera cyangwa se icyo mukunze kwita idarapo, ari ryo twita flags rya buri gihugu ndetse n'abaturage batuye muri icyo gihugu. Hanyuma tukareba n'ikiribwa gikunze kuribwa cyane muri icyo gihugu. Urumva ko ni content nziza cyane. Mbere yuko rero dutangira, nabashishikarizaga kubanza gukanda kuri subscribe, like ndetse na comment, mukajya mumbwira ikintu mwumva nazabakoreraho mu minsi iri imbere. Hagati aho rero dukomeje, reka dutangire turebe ibihugu 10 nibyo nahisemo gukoraho uno munsi. Ibihugu 10 bikomeye, ndetse tukareba n'amabendera y'ibyo bihugu ndetse n'amabara agize buri bendera rya buri gihugu ndetse n'icyo buri bendera ndetse n'icyo buri bara risobanuye. Hanyuma tukareba ibiribwa bikunze kuribwa cyane muri icyo gihugu n'abaturage batuye igihugu. Ku mwanya wa mbere nk'uko bisanzwe, reka duhere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA. Amabara y'ibendera ryabo ni umutuku, umweru n'ubururu. Ibisobanuro bya buri bara rero: ibara ry'umutuku mu ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanura ubutwari. Hanyuma ibara ry'umweru rigasobanura isuku n'amahoro. Ibara ry'ubururu ryo risobanura ubumwe n'ubwiyunge. Hanyuma ikiribwa buri abanyamerika bakunda kurya cyane kurusha ibindi ni icyitwa hamburger. Hanyuma abaturage batuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni 331,000,000. Urumva ko ari abaturage benshi. Kabiri, turahasanga igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa rero ibendera ryacyo rigizwe n'ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku. Ayo mabara akaba ateye mu buryo buhagaze nyine. Ibara ry'ubururu, ubusobanuro bwaryo ni ubwisanzure. Hanyuma ibara ry'umweru mu Bufaransa, ubusobanuro bwaryo muri iri bendera risobanura uburinganire. Hanyuma ibara ry'umutuku rigasobanura ubuvandimwe. Hanyuma buri ikiribwa gikunze kuribwa cyane mu Bufaransa ni baguette. Nicyo kiribwa bakunda kurya cyane. Noneho umubare w'abaturage batuye mu Bufaransa buriya ni 68,000,000. Twakomeje. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ubushinwa. Ubushinwa buriya buri ibendera ryabwo rigizwe n'umutuku ndetse n'umuhondo. Urabona ko ari ibara ry'umutuku wiganje, hanyuma n'inyenyeri z'umuhondo. Ibara ry'umutuku buriya mu Bushinwa mw'iri bendera ryabo risobanura imbaraga za rubanda. Koko nyine turabibona ko Abashinwa nyine baranakora cyane, abaturage baho barakora kabisa. Ibendera ry'umutuku risobanura imbaraga za rubanda. Hanyuma ibara ry'umuhondo ugize ziriya nyenyeri risobanura umuco gakondo w'Ubushinwa. Buriya Abashinwa nyine bagira imico gakondo myinshi cyane. Buriya ngo ibara ry'umuhondo mu ibendera ryabo risobanura umuco gakondo w'Abashinwa. Ikiribwa buriya gikunzwe cyane mu Bushinwa ni umuceri. Umuceri kabisa nicyo kiribwa gikunzwe cyane mu Bushinwa. Umubare w'abaturage batuye mu Bushinwa buriya rero cyane na munini cyane.
ni miliyari imwe n'ibihumbi 400. Ariko abo baturage urumva ubwinshi bwabo, miliyari imwe n'ibihumbi 400. Mu gihe twasanze ruguru Ubufaransa butuwe na miliyoni 68, hano Abashinwa rero bafite miliyari imwe n'ibihumbi 400 kugeza ubu. Reka tuze ku gihugu cya kane. Turahasanga igihugu cya Brazil. Brazil buriya rero igizwe, ibendera ryayo rigizwe n'ibara ry'icyatsi, umuhondo, ubururu n'umweru. Hanyuma ibisobanuro by'iryo bya buri bara ryo muri iri bendera rya Brazil. Ibara ry'icyatsi risobanura amashyamba ya Amazon. Buriya cyane ko tubizi ko iriya shyamba rya Amazon rinini cyane ku isi, riherereye muri Brazil. Nyine mu ibendera ryabo ibara ry'icyatsi kuko ubona ari na ryinshi risobanura ririya shyamba nyine rya Amazon. Hanyuma ibara ry'umuhondo rigasobanura zahabu n'ubukungu. Ibara ry'ubururu ryo rigasobanura amahoro. Hanyuma umweru ugasobanura ukwishyira ukizana. Ikiribwa gikunzwe cyane buriya muri Brazil ni fiyojida. Fiyojida buriya nicyo kiribwa gikunzwe cyane kuribwa muri Brazil. Hanyuma umubare w'abaturage ni miliyoni 216. Ikiribwa gikunzwe cyane kuribwa muri Brazil bakita feijida. Katwikomereze. Umubare w'abaturage batuye muri Brazil tubonye ko ari miliyoni 216. Hanyuma ku mwanya wa gatanu reka tuhasange rero ikindi gihugu cy'Ubuhinde. Tuhasanga igihugu cy'Ubuhinde, India. Amabara agize ibendera ryabo ni icyatsi, umweru ndetse n'umuhondo. Hanyuma ibisobanuro by'ayo mabara y'ibendera ryo mu Buhinde, buri icyatsi gisobanuye iterambere. Hanyuma umweru ni amahoro, umuhondo ni uburumbuke. Kandi koko mu gihugu cy'Ubuhinde bafite abaturage benshi cyane, bisobanuye rwose baranarumbutse nk'uko iri bendera ryabo, iri bara ryabo ry'icyatsi ryo mu ibendera ryabo ribisobanura. Ikiribwa buriya gikunzwe cyane mu Buhinde nicyo bita curry. Umubare w'abaturage batuye buriya mu Buhinde ni miliyari imwe n'ibihumbi 400 nanone. Urumva ko umubare barawunganya n'Abashinwa wenda uko bigaragara nyine ntibarangana. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu cy'Ubudage, Germany. Amabara y'ibendera ryabo ni umukara, umutuku n'umuhondo. Ubusobanuro bwayo rero, umukara usobanura imbaraga, umutuku ni ubumwe, ndetse umuhondo ni umutungo n'uburumbuke. Ikiribwa buriya gikunzwe cyane kuribwa mu Budage, ikiribwa gikunzwe cyane mu Budage ni Bratwurst. Buriya Bratwurst mu Budage nicyo kiribwa gikunzwe cyane. Hanyuma umubare w'abaturage batuye mu Budage buriya ni miliyoni 84. Hanyuma ku mwanya wa karindwi tuhasanga igihugu cya Afurika y'Epfo. Buriya South Africa ibendera ryabo rigizwe n'amabara y'umukara, umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku, umweru. Urabona ko ari ibendera rwose rifite amabara menshi. Hanyuma ubusobanuro bw'aya mabara yabo rero, katurebe amabara. Ubusobanuro bw'aya mabara yo mu ibendera rya Afurika y'Epfo. Gusa amabara atandukanye ubusobanuro bitewe n'ubwoko
abaturage batandukanye nyine bari muri Afurika y'Epfo. Ariko ubwo urumva bo kw'iri bendera ryabo turashyiramo akabazo, kuko aya mabara yo mu iri bendera rya Afurika y'Epfo, kubera ko kiriya gihugu gifite abaturage bafite ubwoko bugiye butandukanye, urumva buri bara rero buri bwoko burisobanura mu buryo bwabo, bisobanuye ko Afurika y'Epfo yo ibendera ryabo nta busobanuro ndi buze kubaha ku bijyanye n'aya mabara, ko ryasobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'ubwoko bwa buri muturage utuye muri Afurika y'Epfo. Ikiribwa buriya gikunzwe cyane muri Afurika y'Epfo ni bobiti. Buriya bobiti nicyo kiribwa cyane muri Afurika y'Epfo. Umubare w'abaturage baho buriya ni miliyoni 60. Reka twikomereze tujye ku mwanya wa 8, turahasanga igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya rwose kwa Putin. Reka twimanukire turebe kwa Putin bo ukuntu ibyabo byifashe. Amabara y'ibendera ry'Abarusiya kwa Putin ni ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Noneho ubusobanuro bw'ayo mabara, umweru buriya mu ibendera ry'Uburusiya usobanuye ubwisanzure, ubururu bugasobanura nyine ukwizera, hanyuma umutuku wo ugasobanura icyubahiro. Noneho buriya ikiribwa gikunzwe cyane mu Burusiya ni broshti. Broshti niyo buriya Abarusiya bakunda kurya cyane. Umubare w'abaturage baho buriya ni miliyoni 144. Hanyuma igihugu cya 9 nicyo tugezeho, ni igihugu cya Japan, Ubuyapani. Ibendera ryabo rwose ni umweru urimo ikidomo kinini cyane cy'umutuku. Hanyuma ubwo ibendera ryabo rigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Ubusobanuro rero bw'ayo mabara, umweru ni amahoro, umutuku ni izuba ry'iburasirazuba. Izuba ry'iburasirazuba, uriya mutuku nicyo usobanuye ibendera rya Japan. Hanyuma rero ikiribwa buriya gikunzwe cyane mu Buyapani cyitwa sushi. Ikiribwa bakunze kurya cyane cyitwa sushi. Umubare w'abaturage batuye mu Buyapani buriya ni miliyoni 125. Hanyuma tuze ku gihugu cya 10. Igihugu cya 10 ni Canada. Canada ibendera ryayo ni umutuku ndetse n'umweru. Ibendera ry'umutuku ubona ririmo n'umweru, hanyuma hakaba harimo nyine ikintu kimeze nk'ikibabi gifite ibara ry'umutuku. Hanyuma reka turebe, uriya mweru nyine usobanuraga amahoro, hanyuma umutuku wo ni ubutwari. Uriya ikiribwa gikunzwe cyane muri Canada ni icyo bita poutine. Poutine nicyo kiribwa buriya kiribwa cyane muri Canada. Hanyuma Canada ikaba ituwe n'abaturage miliyoni 39. Hanyuma rero reka ne gutanga imirizo ngo hanyuma niyibagirwe. Ntago nari nababwiye ibihugu 10, ariko kubera ko nanjye ntakiyibagirwa kuvuga ku Rwanda rwambyaye, igihugu cy'inyongera kizeho nk'inyongezo bya 11, ari nacyo ubwo ngize icyanyuma, ni igihugu cyanjye aricyo u Rwanda. U Rwanda rero ni igihugu gifite ibendera rigizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Hanyuma ayo mabara ni ubururu nyine
ubusobanuro bwaryo buriya mu ibendera ry'u Rwanda busobanura amahoro n'iterambere. Hanyuma buriya bara ry'umuhondo tubonamo ari naryo rifite iriya shusho y'izuba ndetse n'uriya muhondo, buriya risobanura umucyo n'icyizere cy'ejo hazaza. Rwose ngira ngo murabibona ko abanyarwanda dufite icyizere rwose cy'ejo hazaza kandi dufite n'umucyo rwose. Hanyuma ririya bara ry'icyatsi rero mu idarapo ry'u Rwanda buriya risobanura ubwiyunge n'iterambere ry'ubukungu, cyane ko rwose abanyarwanda mu iterambere turi kuzamuka, turi hejuru cyane, turi hejuru kabisa. Buriya ikiribwa gikunzwe cyane mu Rwanda buriya ni igikoma cy'amasaka hanyuma na burushete. Urumva ko turatwika cyane rwose mu Rwanda, twitamo ku bijyanye n'igikoma cy'amasaka ndetse na ka burushete. Mu Rwanda rwose tuba tubikunda cyane, turanabirya ku bwinshi. Hanyuma rero kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku biribwa buriya dukunda cyane tubonye igikoma cy'amasaka na ka burushete, ndetse n'ikiribwa cy'inyongera kitajya gipfa kubura ku mafunguro yacu ni ibishyimbo. Twakomeje abakunzi b'ibishyimbo, bon appétit. Ndetse reka turebe abaturage batuye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umubare w'abaturage batuye u Rwanda buriya ni miliyoni 14. Miliyoni 14 z'abaturage nizo dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma y'ibyo rero ndabashimiye kuba mwateze amatwi iki cyegeranyo cyavugaga ku bihugu ndetse n'amadarapo yabyo ndetse n'amabara agize buri bendera. Twarebye ibiribwa abantu bo muri ibyo bihugu bakunda cyane ndetse n'abaturage batuye ibyo bihugu. Hanyuma rero mugiye muri komenti munakore subscribe, muri komenti mwandike mumbwira ibihugu mwumva bibateye amatsiko, mwumva twazavugaho, cyane ko iyi content natangiye yo kuvuga ku bihugu tugomba kumanuka ibihugu byose biri ku isi, nzabihera ku murongo, cyane ko twahereye aho ngaho, twahereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuzamanuka tugere ku gihugu nyine cya nyuma mu bihugu byose biri kuri ino si. Ibihugu byose tuzabirangiza tubivugaho muri ubu buryo twavuze haruguru. Mwakoze cyane rero, ndabakunda, bye bye. Welcome to use Kingshipper Audio Editor.